Ndagusuhuje wowe ukurikiye Sogo 250 aho uri hose, nizere ko umeze neza cyane, nizere ko Uwiteka akomeje kugutiza amagara mazima, wowe udahwema kudukurikirana munsi ku munsi mu biganiro tugutegurira ndetse n'amakuru entertainment mu Rwanda. Ariko niba utarakanda subscribe ndagusaba gutera inkunga ukanda kuri iyo buti isa umutuku, nurangiza ukandi no kukazogera kari hirya kugira ngo tujye tubana umunsi ku munsi mu biganiro bigiye bitandukanye tuzatukugezaho ndetse n'amakuru entertainment mu Rwanda. Uwo mugiye kubana rero nta wundi ni Sogo. Ushatse wajya no kuri Instagram yanjye nitwa Sogo01 ugakanda follow, ubundi tukajya tubana mu makuru agiye atandukanye ngenda nkutegurira umunsi ku munsi. Uyu munsi rero tugiye kugaruka ku bakobwa babiri, itsinda ry'abakobwa babiri baririmba neza cyane, akaba ari bo Vestine hamwe na Dorcas. Abakobwa rero biri kuvugwa yuko bashobora kuba batandukanye cyangwa se bashobora kuba baratandukanye. Abakobwa rero uko ari bombi, manager wabo muramuzi ni Irene Murindahabi. Irene Murindahabi rero niwe wanditse itangazo kuri Twitter cyangwa se wanditse yihanganisha abakunzi ba Vestine na Dorcas, avuga yuko Vestine na Dorcas bashobora kuba bagiye gutandukana ariko bitaramenwa neza. Irene Murindahabi rero yanditse avuga yuko Dorcas yifuje kuva mu ndirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana izo tuzi nka gospel, ahubwo yabivuyemo cyangwa se yabisezeye kuko ntago azongera kugaragara mu ndirimbo ya Vestine, ntago azongera kuririmba na Vestine. Irene Murindahabi rero abafana bakomeje bandika ibitekerezo bakomeza bisuka ari benshi bamubaza ati se Irene Murindahabi byagenze gute ko Vestine na Dorcas batandukanye kandi akaba ari abavandimwe, cyangwa nimwe mwabatandukanyije akaba ariyo mpamvu muri kubeshyera ngo Dorcas yabivuyemo. Irene Murindahabi rero yabonye izo comment cyangwa se yabonye ibyo bitekerezo biri gukomeza biza byirundanya. Irene Murindahabi rero yasabasobanura byeruye avuga ati buriya uriya mukobwa ngo ni Dorcas yatangiranye na Vestine badetangira nta n'imyaka 2 baramara, nta n'imyaka 3 gutyo baramara baririmbana. Dorcas rero yifuje yuko yava mu ndirimbo zo kuramya no guhimbaza ahubwo agiye kujya yiririmbira indirimbo z'isi. Abafana rero Irene akimara gusobanura ibyo ngibyo, abantu bumiwe bifata ku munwa. Ese koko Irene Murindahabi ibyo bintu uri kuvuga koko nibyo? Abafana niko bavugaga rero, noneho ibitekerezo bikomeza byirundanya. Kuri post ya postinze hazamo ibitekerezo hafi 3,300 ngaya gutyo, 4,000 bigiye kugera by'ibitekerezo. Abafana rero bwo bakomezaga kwerekana umubabaro bafite, bakomeza kwerekana agahinda bagize kubera ko Vestine na Dorcas bagiye gutandukanye cyangwa se bashobora kuba batandukanye. Abafana bakomeje bibaza ati se ni gute abavandimwe batandukanye, cyangwa se nabo biharaje biriya byandi matsinda yagiye abanziriza ba Vestine hamwe na Dorcas. Kwa kundi abantu bamara guhitinga babona bamaze kubona hiti buri umwe akajya ukwe n'undi akajya ukwe. Irene Murindahabi rero yabasobanuye, yababwiye yuko buriya kuva na kera Dorcas ngo yifuzaga kuririmba indirimbo z'isi, yera nabimubwiye kuva kera, ahubwo Dorcas ngo ikosa yakoze nuko yangije amasezerano basinyanye, cyangwa se yagize nkaho ahakanya amasezerano bagiranye. Ariko Irene Murindahabi narinze abitindaho cyane kuko n'ubundi amasezerano bagiranye bazakomeza bakorane nubwo agiye kujya akora indirimbo z'isi. Vestine rero nawe byamubabaje cyane, umujinya n'agahinda biramubabaza, ariko agira hariyakira, agira aho ngaho arabyakira, yakira yuko umuvandimwe we muto agiye kujya aririmba indirimbo z'isi. Ariko Vestine nubwo yakoze ibi ngibi, Vestine nawe bamwinginze ati se wajyanye n'umuvandimwe wawe mugakomeza muririmba indirimbo z'isi, n'ubundi abafana banyu bagakomeza bakabakurikirana. Ubu ngubu hari abafana bazava kuri umwe bakajya kuri undi kubera ko mwatandukanye. Vestine rero nawe yavuze ati njye sinzacika intege, nzakomeza nikorere indirimbo zanjye za gospel kuko nizo mbasha kwandika. Irene Murindahabi rero uyu munsi asa nkaho rwose Irene Murindahabi inkuru yatangaje, asa nkaho yababaje abafana, asa nkaho benshi bababaye cyane bavuga ati se koko ibintu ni gute byaba, ni gute amatsinda asigaza akakubita imyaka 2 cyangwa umwe akahita agenda. Irene Murindahabi rero yakomeje
asobanurira abafana bakomeje kwibaza kuri ibi bibazo, kuko nubwo yabasobanuriye cyane benshi rero Irene yabonye atari kubyumva neza. Irene arongera aravuga ati umuzigo mushyashya wa Dorcas utari gospel uzasohoka tariki ya 7 cyangwa se undi munsi tuzababwira. Tariki ya 7 niyo idasohoka, ejo bundi tariki ya 7 rwose no musibe ejo. Tariki ya 7 umuzigo mushyashya wa Dorcas nudasohoka, ubwo ngubwo tuzabamenyesha. Ukundi kwezi indirimbo nshyashya ya Dorcas itari yisi izakorwa mu buryo bw'amapiano nibwo izasohoka. Irene rero niko yanditse kuri Twitter yavuga ati buriya hazahira rimwe umukobwa wacu Dorcas agiye kujya ahatwika, agiye gukuza ba Marina na ba Kwinica bose, ariko Vestina we araguma we mu mwuga we kuririmba indirimbo zo kuramya no guhimbaza. Icyo ngusaba rero ni uko utiwagirwa gukanda subscribe kugira ngo tujye tubana mu bindi biganiro bigiye bitandukanye tuzatukugezaho umunsi ku munsi, amakuru entertainment mu Rwanda ndetse n'ibiri kuvugwa hanze y'u Rwanda. Ujya hasi no muri comment wandika igitekerezo cyawe. Ciao ciao.